yaravuze ngo nimukizwe ati mwera imbuto ati zikwiriye abihanye shititinima hati rababwiye ngo nemonego hati ni minigrere fodigone hati mukiranuke ngo gato na kanini hati yemwe deboata hati ni minigrere fodigini hati we mwatakaje indangagaciro hati z'ubumana hati mutakaza imana hati mwakira ibitakirwa hati ni mwumve tepo hati imana tekando benegome hati ni imana de grome fobi hati yewe hati wabaye maso hati ni imana shitititi diminigriri hatire de bonekonema hatire ze vogrere shayini hati mvuganye nemando ya sika hati nabavyeyi hati n'Imana ibazi hati yemwe hati niki kibateye hati kwishira hejuru hati mukare ku murimo hati Imana iravuze ngo hati nimusenge kandi musengera abana banyu hati musengera ingo ni kuwiteka vuze shikitinima hati widi minigrere hati witeka ravuze ngo hati mando de boshango bego hati ni musidi minigrere hati yemwe bera ni musenge hati abanyekongo basenge hati abarundi ni basenge para wazigrere sha hati kuko ne mandorebo hati ni Imana de force hati Imana iravuze ngo hati ni musenge hati derezago hati biramanutse hati ni mube maso ni kuwite shititititi hati degini minigi hati mando de pose hati mvuganye n'abakobwa hati yewe hati abantu barakureba bakabona ko de bonego hati nta kibazo kihari hati Imana de paya hati wakwemeza abantu hati mbese wakwemeza Imana nini minigriri hati menebone hati maze gutandukanya wakuyemo inda hati zigutandukanya n'uwabyaye hati zigutandukanya n'umugore hati Imana de paya iravuze ngo ne menegrome hati nimube maso hati manuka inkozi z'ibibi hati minigrere tepa hati nawe nyanga kumva hati ukirengeza amagambo y'Uwiteka hati Imana izanye ingoni hati je gukubita shititititi hati Imana demone hikini minigreri tando titigirima tando menegenefo hati rizigrere sansoma iraba demone gome iraba zegrere shando iravuze ngo dipando hati ni minigrere sefo hati muciranuke hati kugatona kanini hati kugira ngo hati nje guhemba hati nikimana ivuze hati nze kugenderera abasore nze kugenderera abagabo hati nze kugenderera abavyeyi hati ni kuwera hati minigome fo hati minigrere hati witidi minigrobe hati Imana ikabadetandoma ikababwira ngo breme hati ni mwite kwerezo ryanyu hati Imana de paya irabwira ngo yemwe yetatigene bando debo hati Imana de pando hati iravuze ngo tikanso iravuze ngo hemi igombwe no minagra hane ngongoza ni makandoma hayiwaza ngomene kiri minigre amahoro kuri mwese bakunzi ba Prophet Samson dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe share ndetse na comment muraba agaciro kuri twebwe rero duhari ku bwanyu kandi namwe muhari ku bwacu turabakunda cyane wowe utarakora subscribe reba hasi ko wayikoze uyikore ubundi amakuru n'ibiganiro tukugezaho ujye ubibona mu bambere ni Ricky Emi inyuma ya kamera imbere ya kamera ni Prophet Samson ngo aravuga bikaba ngo yategeka bigakomera Samson ni umunyembaraga undi ubuzije na Samson ni abantu batoranyijwe kandi bavuzweho n'Imana dalo egande mango egene my gome bon agwamenye ibyo mvuze gutyo nago nabi turaza dream uradusobanura amen hagataho rero mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo utangire usengera uragize Imana abagiye kubana natwe muri kino kiganiro mbere tutarasenga nagira ngo uze kufasha twakire abantu bari Burundi no muri Kongo ndetse abari mu Rwanda ndetse no mu bihugu byose biri muri Afrika ndetse mu ntara ya gatandatu muri diaspora tubayikaza abantu bose mvuri mu rw'ikinyarwanda katubwire ngo Imana ibamugisha yubahe ariko nubwo nari uri kumaza uyumvise ijambo ryitwa umugisha wumva umugisha ari umugisha uravukanwa ngo buryo umunyarwanda aravuze ngo umugisha ni nk'ingabire ngo umuntu yawuhawe uravukanwa ngo iyo umuntu yawuhawe ntago ajya wunyagwa iyo wawuhawe n'ujya wunyagwa atureka kuvuga amagambo menshi reka dusenge twinjira mu kiganiro sheta lala sando ega dobi etando egra azodri ege mi eta adiwo zekaduba adone adro uri kidimini wa tando ezadika dobi etanso egrer shinegra Imana yacu dotando egrome
uriregre sado ega adima ato turaguhamagaye ngwino uganze kandi utegeke uri kridi minigo tando egraso egrase debe ege turakudistando ma dobe ekiregre saso baigrai uri Imana yacu bwite uravuga bikaba wategeka bigakomera shitititi nima ando debo shado ege edebando egra adiwa adge shiriwa tando ege debota adige nima adodebo shiriwi edebo tando egrere sasoma adibini khode my god timi edebo sisi ege nima dobere gome fobi ege ne my gome fobi shishi shademo tidiminigo shana debro shana grasso hetando be etando hesado be etando egrere hati de binigrome fo edri hati mana seti benebo etando egrere hati vuganye n'ubwoko bwayo etando egrere hati yemwe etando egrere hati minigrere sefo hati mana dekotima adimando hati mandiko zodebo etando egrere hati ninimando debo eka hati niwinimando etando again hati wera aravuze hati kuko debo shando epi ego eta hati vuganye nemota sisi egene hati yemwe debo sha atika hati yemwe batomege ege hati yemwe banyamaga shimi tikigi nima hati yemwe tepa hati ndababwiye tetando hati guhagarara ku ntebe y'imbabazi hati ndababwiye ngo muhagarare mu cimanza hati wera hati benigirima hati nimando depo hati ninjumuzimusi ndetse n'igi shikitiginima atobegenima hati widi minigrere fodiginima ga shema adikinima gomego hati wera hati minigrere teboa hatatangaje ibi hati mbwiye indushi hati yemwe ndushi hati mwakire kuruhuka niniti kidi mini kudi mini gimini go hati mini gando te kode mango de bone kire de bo hati widi mini grere for the grere me grere hati ravuze ngo tasta mene grome hati nago de boneta hati nzabata nkifubye hati mani ravuze ngo njeho muri hati yemwe de bone grome hati mvuganye n'imitima ibabaye hati ni mini grere hati nje kuruhura imitima hati ni kumwama vuze amina shatando imani ravuze ngo tando hati manukiye de bo hati nkozi zibibi hati yemwe debo hati yemwe basambanyi hati ni Imana dekome hati vuze ngo nimukizwe hati mwera imbuto hati zikwiriye bihaye shititinima hati rababwiye ngo nemonego hati ni minigrere fodigonwe hati mukiranuka ngo gato na kanini hati yemwe debo ata hati ni minigrere fodigini hati we mwatakaje indangagaciro hati zubumana hati mutakaza Imana hati mwakira ibitakirwa hati ni mwumve tepo hati Imana tekando benegome hati ni Imana de grome fobi hati yewe hati wabaye maso hati ni Imana shitititi diminigriri hatire de bonekonema hatire ze vogrere shaini hati mvuganye nemando yasika hati nabavyeyi hati ni Imana ibazi hati yemwe hati niki kibateye hati kwishira hejuru hati mukare ku murimo hati Imana iravuze ngo hati nimusenge kandi musengera abana banyu hati musengera ngo ni kuwiteka vuze shikitinima hati widi minigrere hati witeka ravuze ngo hati mando de boshango bego hati ni musidi minigrere hati yemwe bera ni musenge hati abanyekongo basenge hati abarundi ni basenge para wazigrere sha hati kuko ne mandorebo hati ni Imana de force hati Imana iravuze ngo hati ni musenge hati derezago hati biramanutse hati ni mube maso ni kuwite shititititi hati digini minigi hati mando de pose hati mvuganye n'abakobwa hati yewe hati abantu barakureba bakabona ko de bonego hati nta kibazo kihari hati Imana de paya hati wakwemeza abantu hati mbese wakwemeza Imana
ni minigriri ati minibone ati Imana gutandukanya wakuyemo inda ati zigutandukanya n'uwabyaye ati zigutandukanya n'umugore ati Imana de paya iravuze ngo ni minigrome ati nimube maso ati manuka inkozi z'ibibi ati minigrere tepa ati nawe nyanga kumva ati ukirengeza amagambo y'Uwiteka ati Imana izanye ingoni ati je gukubita shititititi ati Imana demone hikini minigreri tando titigirima tando menegenefo ati rizigrere sansoma iraba demone gome iraba zegrere shando iravuze ngo dipando ati ni minigrere sefo ati muciranuke ati kugatona kanini ati kugira ngo ati nje guhemba ati nikimana ivuze ati nze kugenderera abasore nze kugenderera abagabo ati nze kugenderera abavyeyi ati ni kuwera ati minigome fo ati minigrere ati witidi minigrobe ati Imana ikabadetandoma ikababwira ngo breve ati nimwite ku iherezo ryanyu ati Imana de paya irababwira ngo yemwe yetatigene bando debo ati Imana de pando ati iravuze ngo tikanso iravuze ngo hemi igombwe no minagra hane ngongoza ni makandoma hayiwaza ngomene kiri minigre iravuze ngo ni minikete para wazagreme ni mube maso ni kuwiteka vuze ni tititima hekote bando debo iminigome paya henekoti minigrere yavuze ngo shando menegrome ati manganye n'imbaraga zibarwanya ati nje gukira abakobwa mu mahoro atabade payo be atabashati biki atabateraswe bigapfa ati Imana izanye amahirwe ya kabiri nikimana ivuze tereba mwasatse kuyahura hanema dobene kuwa abandi mushaka debone mutakariza Imana ikizere iby'Imana irabidekota irabisasomando irabaregrere sasomen amen shitititima iravuze ngo tarabine gome hatareba abavyeyi barwaye uburwayi timinigome fobiwa miryango masatse mu barabanze ndetse inshuti ze bavaho ariko Imana izanye ikigre Imana yavuze ngo nimwakire gukira shikikikiki Imana tekando mango ikidi minigrere fo irabavyemena gode bone irababwiye ngo titiginima ati mando de paya ati ndirengene mayu ati uyu mwaka ati mu mesi hatasigaye ati ngendanye n'abasenga ati menegome ati wasengaga rimwe asenge kabiri ati wasengaga kabiri nasenga gatatu uwera atangaje ibi aravuze ngo yemwe depaye ati yemwe bapanga ati yemwe abapingaye ati mubona ko bidashoboka ati Imana iravuze ngo ati nje kugaragarisha ibimenyetso ati nibitangaza tikitango hekoti mangorama mangongo zangine mango ngene mangala la sisi miningini mango de pa hene koti menegome Imana de para will have hetekere mandere gro Imana de taso iravuze ngo dorome ati ni Imana de kanso ati nuga imbaraga zo grome ati bamwe zabagize imbata ati mza gucegekesha ati imbaraga z'amahembe ati imbaraga z'ibitega ati imbaraga z'abarosi ati ngo zigikome Hetikete bonemo hekosifo menegome Imana de shando menekota Imana de paya binikore Imana de kashima gorebo yavuze ngo tipanso atabange ndabazi ati nabasize ikimenyetso cy'amaraso ati yewe te pasemo ati Imana de kere ati uwidigi menegome ati wasenze by'ukuri ndamuzi ati nuwabeshe ndamuzi ati nuwinjage ndamuzi ati nje guhembera ati umuntu icyo yakoze ati niko datavuze ati yede bone kuwa ati nimube maso ati musenge de paya ati wade benekore ati minigeme fobiwa ati we mwari twaje ngo ati gusenga byahagaze ati sengero zirahagarara ati ariko menegome ati nababwiye ngo de payi ati narwikwazo ati imbere y'Imana ni kuwiteka avuze tanowe demene ni ku Imana ivuganye namwe amen shimi y'Imana ishobora byose Profeta Samusoni amen asatse wari uri mu mwuka uvuye kuri ariko dema atoke de magaye yo turi kuvuga Imana na soni dufite nta n'ikimwaro dufite habwe tuvuga ni yaduhurokoye yaturokora urupfu rukomeye yadutabaye bikomeye abantu batabishaka abarozi baturoze ariko Imana ikabana natwe Daniel yaravuze ngo icyakora bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari iby'ubutwari menegro Imana igukoresha ntabwo ari imbaraga z'abantu si imbaraga z'amafaranga si imbaraga z'amashuri ni imbaraga z'ishobora byose yo niyo Mana
razagerere shimwe cyane. amen asante ndumva nongeye gufashwa. Hari abantu rero badasobanukirwa, tope vodren, hari abantu badasobanukirwa no kuvuga mu ndimi. Yego, ndagira ngo ubafashe gusobanukirwa ivuga mu ndimi biba byagenze bitese, ushaka gusobanura iki? iyo umuntu agiye mu ndimi cyangwa akajya mu mavuta n'andi magambo ari kuganira n'Imana, aba ari kuganira n'irindi jwi riri mu ibanga. Iri jwi ntabwo ryumvwa n'umunyamubiri, iri jwi ryumvwa n'abanyamwuka, kandi iby'Imana bimenywa n'abanyamana. The past, my God, iby'abanyamubiri bimenywa n'abanyamubiri. Iyo wasenze Imana, ijwi ry'Imana riragusura. Yego, kandi deba adema izi ndimi de bostime negrom zitwegereza ubumana, zikaduteba stand my God, zikatwegereza aho udatari, tukamugana ibyo ducenge byose, tugashaka Imana do pray kugira ngo Imana ikorane natwe bikomeye. Asifiwe sa. Izo ndimi buri muntu wese ashobora kuzisobanukirwa ntabwo yazimenya, kuko ururimi rumenywa n'Abaheburayo. Na umuntu utari umuheburayo ntabwo yabumenya, ariko umuntu wese wasenze Imana, ijwi ry'Imana ararimenya. Bivuga ngo niyo twavugana mu ndimi ushobora kumva icyo mvuze, ariko umunyamubiri ntabwo yabyumva. Niko bisaje kuvuga. Ubwo turasobanukiwe, n'abandi bibazaga ikibazo nk'iki cyane. Asifiwe Rwanda. Amen. Amen, amen. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma rero Prophet Samson, amen asante, ndagira ngo hari ikintu nshaka ko nifuza udufasha gusobanukirwaho. Yego. Mu Bakorino 11 avuga ngo umugore acecekere mu ikoraniro. Yego. None ndabona ADPR iri gushyiraho abapasiteri b'abagore, biriya bisobanuye iki? Mwawe nk'umukozi w'Imana cyangwa se profete yibona biri kugenda gutya, ubyakira ute? Yesu yavuze muri ko baravuga ngo yemwe bantu b'Imana cyangwa abantu banje, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya Iyudaya ndetse n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Mu yandi magambo bivuze iki? Bavuze ngo umugore yahinduka umugabo mu buryo bw'umwuka, agatangaza ubutumwa. Twibutse abantu badukurikiranye, Petero yari umuswa, yagenda na Yesu ari umuswa, agenda na Yesu agira ubwoba, agenda na Yesu afite inkota, ariko ngo amare guhura na mwuka wera. Ubwo abigishwa bari mu kidero, bari mu kirere cyo hejuru, bahuye na mwuka wera. Mwuka wera aramanuka, buri muntu wese ngahabwa mwuka wera. Ariko witwa Petero, umugabo w'ubwoba, wagendana na Yesu ari umunyabwoba, akamwihakana inkoko imaze kubika gatatu, yaravuze ngo the pie arabedegore here my God. Yesu ngo igicara abigishwa, arabwira ngo ariko ubundi abantu banyita nde? Abantu banyita gute? Birashoboka kujyana kugendana na Yesu utazi uko yitwa. Petero ngo mwuka wera aramumanukira, aravuga ngo uri Kristo, umwana w'intama w'Imana. Etatikene my God. Yesu avuga ijambo rikomeye, avuga ngo yewe Petero we, ntabwo ari wowe utumye umenya, ahubwo do paso uwo mwuka wera niwe ukumanukiye. Aravuga ngo uwo nguwo aje kubana nawe. Ngo ye Petero aragenda abwiriza abantu 3,000 bagira bate? Barakizwa. Bishatse kuvuga iki? Umugore yahanura, umugore yakwerekwa, umugore yabwiriza, umugore yayobora. Abagore babyaye Yesu nibo abantu babere bamamaje ivuga butumwa, bavuga ko Yesu yavutse ku gituro. Nta mugabo wabimenye, ariko abagore barayishuriwe, babonekerwa na marayika wari wicaye hejuru y'igituro. Ikibazo sa ADPR, ikibazo si umugore uje kuyobora muri ADPR, ikibazo si umugore uyoboye muri Zayoni, ikibazo si umugore uyoboye muri Grisio. Ntabwo twe tubyitayeho, ahubwo tureba icyo Kristo ashaka. Ashaka imitima n'abantu bakura abantu mu byaha. Nicyo kintu Yesu ashaka. Kuki byari byaratinze bikaba biri kwemezwa ubu ngubu? N'igihe kigeze cyo kugira ngo ubwiru bwahishwe buzabuhishurirwa abantu bamenye Imana, buzabuhishurirwa abantu basenze, abantu basobanukirwa iby'ijambo, abantu basobanukirwa iby'ukuri, kugira ngo bakorere Imana bavuye mu rujijo. Imana ni isirimu, n'abayisenga bagomba kuba mu busirimu. Yego. Ese umuntu w'ukuri yitwara ate? Umuntu w'ukuri ntabwo mbyumvise neza cyane. Icyo nshatse kuvuga ni uwo muntu w'ukuri n'ubundi watubwiraga ukijijwe cyangwa se ugeza ku bantu ubutumwa bwiza cyane. Ndabyumvise noneho. Umuntu w'ukuri n'ugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ari kunyuranya n'ijambo, ari kwa Gihenomu. Uri mu kuri kw'ijambo ari mu bugingo. Uwanga the past my God. Niba ukunda Imana uri mu bumana, niba wanga Imana uri kwa Satani. Iso Satani uzakorera. Niba ukurura Imana korera Imana, niba kiranukira Imana kiranukira Imana, niba usambana cyane, niba uroga cyane, niba unywa inzoga cyane, niba etapikoti my God the God, kuko the pie icyo biba muri wa nicyo kizasarurwa. Birashoboka ko umuntu yakwanga Imana ariko hari abana detando magome mene gome for me. Yabibyo ni wari ubyimvise mu mwuka. Nari nshatse kuvuga iki? Nari mvuze ngo yaba the pie wari ubizi ko ari abanzi b'Imana. Abo ni abanyazi, abo ni aba the path,
abo ni abajura, abo baraseseye, baciye mu madirishya, ntibanyuze mu muryango, ntibatepaye mego, ntibumvishe ijwi ry'Imana, baraseseye. Bamwe baje mu nzu y'Imana bafite ubugambanyi, bamwe baza mu nzu y'Imana ari abihebye, bamwe baza mu nzu y'Imana ari abagambanyi, bamwe baza mu nzu y'Imana bafite ishyari, bamwe baza mu nzu y'Imana wikitano mando de korabi. Imana itugirire neza. Umuntu Imana yishimira n'uca mu nzira Imana ishaka, ariko niba waraciye mu idirishya uri umunyazi, uri umugome, uri umwicanyi, ntabwo Imana igushaka. Ca mu muryango kugira ngo udeba Kristo wera akumurikire ayu ando again. Imana nuca mu nzira Imana ishaka, kandi inzira y'ubumana irafunganye, ntabwo ari igihogere. Iki gihogere gitama abashumba kuba wambaye ikote ntabwo bikwemeza ko watoranyijwe n'Imana. Te passe my God, kuba waratoranyijwe n'Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka, ukanyura mu murongo, ugakiranuka, ukanga ubugome, ukanga kugira nabi, ugafasha indushyi, ugafasha abakene, Imana ikagukoresha n'icyo Imana igushaka. Amen. Kuki abantu bahitamo kunyura mu murongo Imana itabashakamo? Ni wa Satani abashakamo, nta kindi. Niba uri ku murongo w'ibintu wa Satani agushakamo, korera Satani azaguhemba, korera Imana izaguhemba. None urinde wo kubuza umuntu kunyura mu murongo wa Satani kandi ari umunyongo, ari wo murongo wahisemo. Iyi nzira yitwa nyabagendwa. Icyakora abanduye imitima, abo ngabo bazayoba, ariko batanduye imitima iyi nzira ntabwo bazigira bayoba, kuko ni inzira irimo kwera no gukiranuka. Abatanduye imitima ntabwo bazayoba, ariko abanduye imitima bazayoba, bazatarara. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Prophet, ndagira hari ikintu ushaka kudufasha gusobanukirwa. Yego. Abantu bashobora kuba baradushutse cyangwa se bakadusobanurira nabi ibintu, kubera yuko batubwira ko Imana ari Imana idahangarwa. Yego. Nawe ni kubyemera? Imana yacu je kukwira ko Imana ari umwuka. Imana si ikigabo cyicaye ahantu ngo tuzagenda tuyisure. Iyi Mana ni umwuka. Iyo uhumeka ubumana uba uhumetse Imana, iyo uhumeka umwuka uba uhumetse Imana. Ariko ikisha abantu twumva ko Imana ari ahantu tuzajya kuyireba. Icyakora abayehova bo bajya bigisha Imana bude pasi my God mu buryo bwumvikana, ngo iyi si Imana izayigira kuba paradizo, abantu basobanukirwe. Reka nkubwire, iyo abantu benshi bagiraga urukundo bagakora imirimo myiza, Imana iri muri bo. Ariko mu gihe cyose bazatandukira bakareka Imana, inzira yo kuzimira irabategereje. Ko nta kindi nababwira, nta kindi wababwira. Impamvu mubajije ko Imana idahangarwa, nagiraga ngo Imana ni Imana yonyine. Imana ni y'ukuri, Imana yubahwe. Biravuga ngo nujya kuvuga izina rya abandi ahinda umushyitsi, atekereza uburyo Imana ikora. Reka mbabwire ko Imana yacu akagakiza Imana itanga si ivangamutungo, ntabwo ari ak'umuntu ku giti cye. Akagakiza n'Imana igatanga yonyine, kandi Imana niyo kubahwa, yubahwe. Biravuga ngo nabo mu gihugu bubahwe, n'abayobozi bubahwe, nayo ubwayo gira ite yubahwe. Ese Imana niyaba yarahangawe na Satani? Satani ntabwo yashobora Imana, ariko yarayihangaye. Ntabwo yayishobora, kuko yaravuze ngo yabwiye Yesu yahangaye Yesu, ariko ntiyahangaye Imana, kuko Imana iri hejuru ya Yesu. Ariko the pass my God, ngo na Satani yahangaye Yesu aramunana, aramubwira ngo nguteze ikindi gihe. Bivuze iki? Niba arananiwe na Yesu yasobora se? Niba unaniwe se umwana washobora papa we? Mu yandi magambo rero, Yesu ni umwana, ariko Imana yubahwe, itererwe cyubahiro, irakarama. Nawayimenye umugabo witwa Herode ngo yikomanze mu gatuza, haravuga ngo muvuze nk'Imana. Imana imukubita urushagwinyo. Imana niyo yo kubaha, nta yindi kindi kintu cyose kiringirwa. Yesu yavuze ijambo rikomeye avuga ngo hahirwa umuntu ukunda Uwiteka akamukundisha umutima wewe wese, nta kintu arebyeho. Imana irenze abapfumu, irenze abakonikoni, irenze nyabingi, irenga ibitega, irenze basarongo bafunze bagakatira. Imana ni y'ukuri. Hagati aho rero, wowe ugeze kuri uyu munota ugikurikira iki kiganiro, ndagira ngo ngusabe gukora subscribe, yego, share ndetse na comment ku biganiro byacu. Prophet Samusoni, mbere yuko dusoza ikiganiro, ndagira ngo ubwire ijambo abakurikiye ikiganiro ribaruhura imitima. Yego. Ubundi dusoze. Hari indirimbo imaze iminsi imfasha ivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Ntabwo mbizi niba ahantu uherereye Imana ikuzi. Gerageza ikintu cyatuma Imana ikumenya. Ushobora kumenya na mudugudu numenyekane, wamenywa na famiye numenyekane, ariko menywa na Kristo. Nababwira ngo abantu bakure kwiringira abantu, biringira Imana, kubera ko niwingira Imana izakugira ukomeye, ariko nusuzugura Imana izagusuzuguza. Abantu nibaterwe mu rugo rw'Imana, bera imbuto zikwiriye abihanye, bave mu byaha, bakiranuke, bera imbuto n'icyo Imana bashakaho. Imana cyo kintu nabwira abantu. Wadusengera ubundi tugasoza ikiganiro. Imana y'inzobe n'ibikara y'abagufi n'abarebare,
y'abatagira shinge na rugero, y'abakene n'abakire, y'abazungu n'abirabura. Ndagushimiye umuntu wese wakumva mu butumwa akurwe mu byaterwe mu bugingo, abone Kristo wera, akubone agusobanukirwe. Mwami Yesu ukora igikomeye nibe bidashobora koze Jesus. Amen. Hanyuma rero kandi ushaka gusengana natwe no 83 9 7 083 82 72 82 ndishuti yanyu, ndabakunda, ndishuti n'abanyamurenge. Murakoze cyane. Aha niho ho kwizerwa, hari ubutumwa burura imitima yanyu. Ni kuri Profete Samson. Ni Ricky Emi inyuma ya kamera, imbere ya kamera n'umwigisha nk'uko mwabyumvishe. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane cyane. Ciao ciao, turi kumwe.